igihe cyose ushobora gusenga ariko udafite uruhande rufatanya no gusenga rwo kuba maso, ushobora kugwa mu bishuko, ushobora kudidimanga, ushobora kudahagarara hamwe ngo uhame mu kwizera, ushobora guhura n'urugamba rukagutsinda. Ariko igihe usenga uri maso, tumenye igihe Yesu abaho umugisha. Gusenga gufatanyijwe n'umwuka kuriho kuba maso bigira umusaruro utagira akagero mu izina rya Yesu. Yesu agoye guha maso, ubere maso ubuzima bwawe, ubere maso agakiza, ubere maso ibyo wizeye, kugira ngo ubashe guhagarara udatizwe n'uburiganya bwa Satani mu izina rya Yesu, amen. Reka Imana iri hafi kuvuga, umwami ari hafi kugaruka, ubwami bw'Imana buri hafi kuza kwima, ariko umwanzi nawe arimo arakorana umwete, arimo arakora adasinziriye. Ibintu bisigaye biteye ubwoba, abantu bagitinya gukora ibyaha ku manywa. Umuntu arajya gukora icyaha, abantu, reka mbaho urugero rutoya, hari ibyaha abantu bakoraga bihishe, bakabanza gutegereza ijoro ryamara kuza, twese cyangwa tutarakizwa. Iyo umuntu yanywaga agasinda, ntabwo asohoka mu kabari butije, yabonaga bwije akitwikira umwijima kugira ngo adasinda ku manywa, ko twese twaranyweye twarasinze, abantu batamubona yasinze. Ariko umuntu baramara gusinda agahamagara kamera, mu by'ukuri ibintu biteye ubwoba. Kera umuntu abaga ari bujye gusambana, yategerezaga igicuku cyangwa agategereza ahantu hatari abantu. Ariko umuntu barajya gusambana, bagahamagara itangazamakuru, bakabyereka isi yose ibyo bakora. Ni igihe cya nyuma. Ibyo abantu batinyaga mu muco barabiziruye. Rero biratangaza. Rero n'abizera nitutaba maso mu gusenga, tuzazirura ibitazururwa mu mwuka. Nimba abantu bazirura iby'umuco n'iby'umwuka, tuzabizirura. Ariko Petero avuze ngo ashimwe cyane, ndabashuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, kandi ndabashimira cyane abo dukomeje kubana muri iri vugabutumwa. Yesu abaho umugisha mwinshi cyane. Abantu bakomeje kuduhamagara barimo gufashwa n'ijambo ry'Imana, abantu bakomeje kudushigikira, abantu barimo badusengera, abantu badukurikirana mwese, Yesu abaho umugisha. Twiyemeje kubagaburira ijambo ry'Imana, umutsima ushobora gutunga umuntu wacu w'imbere. None rero twageze mu gice cyo gusenga, nicyo turimo kuvugaho. Turi ku gice cya gatatu kivuga umumaro wo kuba maso mu gusenga. Igice cya mbere twavuze gusenga uko bikorwa, tuvuga n'umumaro wo gusenga. None tuvuga umumaro w'umwuka mu gusenga. Ubu tugeze ku mumaro wo kuba maso mu gusenga, kuko turi ku cyanditswe Pawulo yanditse mu rwandiko rwandikiye Abefeso ibice 6:18. Ndashaka ko tuguma kuri uwo mutwe abantu batawibagirwa. Havuga ngo musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, ngo kandi musabira abera, ngo kandi mube maso. Rero tugeze ku mumaro. Twavuze ku mumaro, twavuze uburyo bwo gusenga uko bikorwa n'umumaro wo gusenga. Tuvuga no ku mwuka wera mu gice cyo mumaro wo gusenga. None tugeze ku mumaro wo kuba maso mu gusenga. Kuki Pawulo asaba abantu basenga kuba maso? Nicyo turimo tuganiraho. Umuntu aba maso ryari? Kubera iki dusabwa kuba maso? Musengeshe umwuka mu buryo bwo gusenga. None natubwiye ngo mube maso kandi. Rero iyo usenze ukasengesha n'umwuka, usabwa no kuba maso. Kubera urugendo turimo ni rurerure, ntago tuzi ruzarangira ryari. Kandi cya kabiri dufite, ntago tuzi igihe. Kutamenya igihe ubwabyo nicyo kigomba kudutera kuba maso. Mujya mwibuka umugani w'abakobwa 10 bahawe amatabaza. Birivuga neza ngo 5 barasinziriye ariko bafite amatabaza. Sibyo? Bafite amatabaza, barasinzira, bafite agakiza, barabatijwe,
bari mu idini cyangwa mu itorero ariko basinziriramo. Ngo abandi 5 b'abanyabwenge ngo bakomeza gushyira amavuta amatabaza yabo, ngo mu gicuku cya nyuma batazi batiteguye nijoro, ngo umukwe araza akomanze ku rugi, ngo bose barakanguka. Nago hakangutse abafite amatabaza gusa, bose barakangutse. Mwibuke na Yesu na Daniel abivuze, umuhanuzi Daniel ko Imana nivuga, ngira ngo asoze cya 12 ko ibituro byose bizakinguka, ngo bamwe bazakangukira gukorwa n'isoni, abandi bakangukira ubugingo buhoraho. Bivuze iki rero? Bivuze ngo igihe cy'Imana nikivuga, buri muntu wese azakanguka, kuko urubanza ruzaba rugeze. None ngo abakobwa 10 nabo, abatano b'ubwenge bafite amavuta mu merezo barakanguka, n'abafite amatabaza yakamye barakanguka, ngo bacanye, ngo amatabaza yabo yanga kwaka, ngo batano bacanye araka. Ariko ikinangaza cy'ijambo ry'Imana nuko babivuga ko bari hamwe, kandi aya matabaza y'abatano ntago yamurikiye abapfu 5. Buri muntu itabaza ryawe n'ujisho ryawe, kandi ijisho ryawe ribonera wowe. Mu bwami bw'Imana nta kurandatana kubayo. Murabyumva neza? Ngo barangije bajya gusanganira umukwe 5, ngo abandi birukanyira mu ahanjuzi kujya gushaka amavuta. Bajya ku isoko, ngo bagarutse basanga urugi rwakinzwe. So rero kuba maso mu gusenga mu buzima bwa gikristo ni ingenzi. Icyambere gituma tuba maso nuko tutazi umunsi n'igihe. Waba uzi ngo Yesu azaza ku wa mbere, watangira kwitegura ku wa 5, ku wa 6 no ku cyumweru. Waba uzi ngo Yesu azaza ku cyumweru, watangira kwitegura mu weekend ukiboneza. Ariko nago tuzi umunsi, nago tuzi igihe, nago tuzi tariki, nago tuzi isaha, nago tuzi umunota. Bivuze rero ngo tugombye kuba dusenga ariko turi maso, twiteguye. Reka dusome, muzambabara dukoresha ibyanditswe cyane. Reka dusome igitabo cya Matayo 25 umurongo wa 13. Havuga ngo nuko mube maso, kuko mutazi umunsi cyangwa se igihe. Yesu ashimwe cyane. Ubu ni ubutumwa bwiza bwa Matayo, bwanditswe na Matayo. Avuze ngo nuko, uwo ni Kristo uvuga, ngo nuko mube maso, kuko mutazi umunsi n'igihe. Iyaba mwari muzi umunsi, iyaba mwari muzi igihe umwami azazira, iyaba mwari muzi umunsi w'urubanza, mwakabaye mwiryamira uwo munsi wazagera mugakanguka. Urabona iyo umuntu afite akazi, urugero rworoshye, iyo umuntu afite akazi akora, waba ukora ministeri runaka, waba ukora company runaka, waba ukora mu iduka ryawe, iyo uzi umunsi n'amasaha yo gukora, hari amasaha ubona yo kuryama. Bavuga ngo akazi ni saa 1, reka ndyame saa 2 za nijoro, ndabyuka saa 11 n'igice, nangire kwitegura kwambara no gukaraba nje ku kazi saa 1. Kandi kuko uzi igihe cy'akazi, uraryama neza ukaruhuka neza, kandi n'akazi ukagakora neza. Ariko mu bino bintu by'ubwami ntago tuzi umunsi umwami azazira. Niyo mpamvu dukwiriye guhora turi maso, buri gihe cyose dukwiriye gusenga turi maso, kuko tutazi umunsi n'igihe. Ashobora kuza uri mu rusengero, ashobora kuza uri mu ofisi, ashobora kuza usinziriye nijoro, ashobora kuza uri imodoka utwaye mu muhanda, ashobora kuza uri mu biganiro uganira, ashobora kuza uri mu bukwe, ashobora kuza uri mu birori, ntago tuzi umunsi n'igihe. Niyo mpamvu dukwiriye gusenga turi maso. Haleluya. Niyo mpamvu dukwiriye kuba maso. Ni iki? Ni ukwitegura, ni ukwiyeza, ni ukwiboneza. Haleluya. Ni ukugerageza gushaka ibyo umwami ashaka ku buzima bwawe. Ese arashaka iki ku buzima bwanjye? Ese arashaka iki mu mibereho yanjye? Ese arashaka iki? Haleluya. Reka mabwire torero, mureke tube maso. Igihe kiri hafi, ibyahanuwe byarasohoye, hasigaye umunsi n'igihe. Mureke tube maso, mureke twiboneze,
mureke twitunganye kuko umwami ari hafi kuza. Rero no mumaro wo gusenga turi maso wa mbere nuko duhora twiteguye. Umuntu uri maso aba yiteguye. Umuntu uri maso iyo umutunguye usanga kubona. Rero tugomba guhora turi maso mu isi y'umwuka. Gusenga kwacu nidusenge dusinziriye, nidusenge nk'abatabona, ahubwo tugasenga turi maso kuko tutazi umunsi n'igihe. Tugasenga tunitegura mu izina rya Yesu Kristo, amen. Icya kabiri, kuba maso bidufasha kwirinda ibishuko. Haleluya. Isi ifite ibishuko byinshi. Reka mvuge kuri ijambo. Isi ifite ibishuko byinshi kandi ifite uburyo itunganya izo produit zayo z'ibishuko. Ifite uburyo ikoresha bwo kureshya. Ifite uburyo ikoresha bwo kurungarunga ibishuko byayo kuko ni byinshi. Rero kuba maso bidufasha mu kutagwa mu bishuko by'isi kuko ifite byinshi. Hano hanze hari ibintu byinshi bikurura urubyiruko, hari ibintu byinshi bikurura abagore, hari ibintu byinshi bikurura abagabo, hari ibintu byinshi bidasanzwe bikurura abana bakiri bato. Iyi si turimo ya nyuma yuzuye ibishuko by'umwanzi. Nta kindi gishobora gutuma dutambuka bino bishuko rero ni ugusenga turi maso. Usenze gusa utari maso ibishuko byagufata. Ariko gusenga gukenera kuba maso kugira ngo tumenye ibihe, tumenye ibishuko. So hari ibintu byinshi birimo bizisizana bisize kala nziza, ariko wakwegera imbere muri byo ugasanga birimo uburozi. So rero ikibazo nabwo, urugero nigeze mbona akantu kamwe, reka nkavugaho gatoya. Ariko girlfriend wakunda ibintu cyane, ariko umusore ashaka kumutestinga arebe ko yaba fiancé we. None umusore agenda gura umugati munini cyane. Amaze gura umugati munini cyane, afata konake y'imodoka ari mwe kuri birthday, ayiseseka mu mugati, awushyira package aro parkinga, afata ntuza envelope nyine kado ziriya yayidekoye neza, decoration ari sawa, ajyana muri party y'umukobwa. Umukobwa abonye umuhungu azanye gift arishima cyane, yiterera hejuru. Amaze kwiterera hejuru, ashwanyaguza cya gikarito vuba vuba, afite inyota yo kureba ikintu kirimo imbere. Afunguye imbere asanga arimo umugati. Uzi ukuntu yabikoze? Yafashe wa mugati awukubita umusore mu maso. Aho kubisa umusore mu maso, umugati urashwanyuka. Aho kantu narakarangishije cyane. Wa mugati ushwanyutse havamo konake n'impeta biragwa. Biguye umusore abitoragura, arigendera. Umukobwa ararira, aringinga, umusore ati ndakubonye. So rero niyi si nayo niko ikoresha ibishuko byayo. Yo nagikora nk'uyu musore, ngifata ibyiza ibishyira imbere mu bidafite agaciro. Yo ifata ibisa n'ibifite agaciro ikabitwikiriza ingaruka. None tukagenda dukurikiye ibishashagirana, ariko imbere muri byo ari urupfu, ari ukurimbuka. Umuntu akagenda akurikiye ibintu bishashagirana, ariko imbere muri byo hari mu rupfu. Ariko iyo umuntu ari maso mu mwuka, iyo umuntu asenga ari maso, ahishurirwa ibyo bimukurura, akamenya se bino binkurura muri by'imbere harimo iki, n'ubugingo cyangwa n'urupfu. Niyo mpamvu rero kuba maso ari ingenzi. Paulo abivuze mu gusenga, yavuze musengeshe umwuka iteka, ariko mube maso. Reka dusome iki cyanditswe kiri muri Matayo nabwo kandi 26, Matayo 26:41. Matayo 26:41 avuga ngo mube maso musenge mutajya mu moshyi. Haleluya. Umutima niwo ukunze, ariko umubiri ufite intege nke. Mwumva Yesu kuntu yavuze mube maso musenge kugira ngo mutajya mu moshyi.
gusenga gufatanyijwe no kuba maso birinda umukristo kujya mu moshya y'umwanzi. Yesu aravuze ngo umutima ufite imbaraga ariko umubiri ufite intege nke. Yesu ashimwe cyane. Hari igihe umutima ufite imbaraga ariko umubiri ukagira intege nke kubera ibishuko by'umwanzi byo muri iyi si. Ariko niki gishobora gutuma umutima utera imbaraga kunesha umubiri? Nuko dusenga kandi turi maso. Yesu yavuze ngo musenge ariko muri maso. Asuye mu ijambo Paulo yavuze, musenge ariko muri maso, kugira ngo aravuze ngo mube maso musenge. So tube maso dusenge kugira ngo tutinjira mu bishuko by'umwanzi. Umwanzi ashutse abana b'abakobwa. So tumaze igihe tubabona hano hanze kuri social media, abana b'abakobwa bambara ubusa, bakora ibizira bidafite umuco w'umwuka, bidafite umuco w'ubumuntu, kubera ibishuko by'umwanzi. Just afite ibyo abashukisha, nimba ari ubuzima, nimba ari sinzi ikintu abakuruza. Ariko buriya abantu bakora biriya bintu cyangwa babyinjiramo, hari ibyo umwanzi abareshyeshya, hari ibyo umwanzi abakuruza, hari ibyo umwanzi abashikisha, utuntu tworoheje ariko stira agasoza yangije ubuzima bwawe. Nimba umwanzi akubwiye ngo iyambura ubusa, uri umwana w'umukobwa, uraza kubona amafaranga. Ayo mafaranga ashobora kugarura agaciro kawe nangaye? Tuvugisha ukuri, ndashaka mumbwire, ni ayahe mafaranga mwigeze mubona agura agaciro k'umuntu? Nayo nayahari. Ushobora kuyabona nibyo, ukagura umwenda mwiza nibyo, ugatunga iPhone nziza nibyo, ukaba mu nzu nziza nibyo, ukagura imodoka nziza y'abajeni nibyo, ariko ubuzima bwawe ukaburoha ahantu utazabukura. Isi yose ikabubona ukabutesha agaciro. None igihe kigeze uvuye muri cya gihe utabaye maso, utangira kwicuza, kandi ukicuza ikintu utari bugaruri. Rero abantu basenga bari maso ntago bajya bicuza. Haleluya. Icyamukaba maso ugasenga. Ntago dukwiriye gusenga gusa, dukwiye no kuba maso, ngo kugira ngo tutagwa mu bishuko by'umwanzi. Kuko umwanzi n'abantu basenga ajya bashuka. Bibiri ivuga ite muri Matayo ibice 4 umurongo wa 2. Bavuga ngo Yesu amaze iminsi 40 n'amajoro 40 ngo abona gusonza. Ngo amaze gusonza umushukanyi araza, ngo aza kumushuka, ngo arambwira ngo nimba uri umwana w'Imana koko, bwira iri buye rihinduka umutsima kurashonje uburyo. Umwanzi yarazi neza ko Yesu ari umwana w'Imana, yarabizi 100%, kuko n'umunsi avuka Mariya mubyara ngo barabibonye, babonye inyenyeri. Yarabizi rero ahubwo yashakaga kumufatirana, sibyo, n'ikibazo arimo cy'inzara, ngo amugeragereshe ibyo kurya amutsinde. Yesu afata ibuye arikoreshe, arihindura umutsima, akemura ikibazo gito cy'inzara y'umunsi umwe, ariko abikore mu nyungu z'umwanzi atagaciro ke kose. Nuko rero umwanzi ashuka abantu batari maso. Aragushuka akakwereka ibintu by'akanya gato, wamara kubirya kubicira bikakunanira. Aragukurura akagukura ku mwana muto w'imyaka 16, uri umugabo mukuru. Yamara kugukurura agushutse gato, ukajya muri gereza ukamara imyaka 45. Ibyo byose ni ibishuko by'umwanzi, kandi agadushukisha ibintu binini. Oyi, watwereka ko ibyo tugiye gukora ako kanya. Kuko Bible ivuga iti, ravuga ngo icyaha nirari, ngo umuntu arakirarikira, yamara kukirarikira akagisama kikabyara urupfu. Iyo umwanzi atwoshya rero tutari maso, kandi reka mbabwize ukuri, n'abantu basenga iyo batabaye maso umwanzi arabashuka. Ko yatinyutse umwana w'Imana amaze iminsi 40 n'amajoro 40 masengesho. Ariko icyo ushimira Imana ni kimwe, nimba unyumva ndashaka kuvuga ngo amen, kandi ukomere Yesu amashyi. Haleluya, haleluya. Yasanze umucunguzi wacu ari maso, azi mission yamuzanye, azi n'uwaje guhangana nawe,
aramusubiza Satani, handitswe ngo ntabwo umuntu atungwa n'umutima gusa, ahubwo n'ijambo rivuye ku Mana n'isezerano ry'Imana ribasha kubeshaho umuntu. Umuntu uri maso usenga ni kamera, ni ibintu bije bishashagirana, ariko inyuma yabyo nta bugingo buriyo. Arabibwira ngo handitswe ko ibyo atari byo binunga, ahubwo nicyo navuganye n'Imana kibasha kununga. Uwo ni umumaro wo gusenga turi maso. Umuntu uri maso asenga ntago arya ibibonetse, ntago anywa ibibonetse, ntago akora ibibonetse, ntago agenda mu bibonetse, ntago avuga ibibonetse. Oya, ntago ata umurongo. Abantu bataye umurongo. No muri rivuga butumwa dukora rya social media, abantu bataye umurongo kubera ibintu biryoshye by'igihe gito. Abantu batandukiriye ubutumwa bwiza, baravuga ibyo bashaka, baravuga ibinezeza abantu, aravuga iyo byumva byamukuririra inyungu ze, ariko atareba ku nyungu z'ubwami bw'Imana. Ariko umuntu wese usenga ari maso ahora atumbiriye ubwami bw'Imana. Yesu aravuga ngo mube maso musenge kugira ngo mutajya mosha y'umwanzi y'umushukanyi. Yesu abaho umugisha mu izina rya Yesu. Icyo ni cya kabiri cy'ingenzi. Abantu benshi bajya batsindwa kandi basenga. Usenga cyane uzabigenza urebe, usenga cyane uri umunyamasengesho cyane ariko ugatwara inda udafite umugabo. Kubera iki se? Gusenga ntago bihagije. Paulo yatubwiye ngo musengeshe umwuka iteka, mu buryo bwo gusenga no kwigira ngo ariko mube maso. Na Yesu aravuze ngo mube maso musenge kugira ngo mutajya mu bishuko by'umwanzi. Rero ntago Satani atsindwa no gusenga gusa, ahubwo no kuba maso. Kuko nagatinya usenga, ahubwo atsindwa n'uri maso. Ukamenya ngo iki ni ikigeragezo, uyu ni umutego. Nubwo ibisa bitya, inyuma yabyo nta kiza gihari. Mube maso rero. Umumaro wo gusenga no kuba maso nuko tubasha gutsinda ibishuko by'umwanzi. Uwo mutego ntago tugwamo mu izina rya Yesu Kristo. Icya gatatu, bitera gukomera mu byo kwizera. Umuntu yasenga ari maso bimuha gukomerera mu kwizera. Haleluya. Ntabwo aba off and on. Ntabwo ubuzima bwe donc buba uyu munsi bwanyeganyeje ejo bwahagaze. Ejo ari mu mbaraga, uyu munsi yazivuyemo. Ejo oya, umuntu iyo ari maso asenga, cyangwa se uyu muntu asenga, gusenga gufatanyijwe no kuba maso, ahora hamye, ahora ahagaze, ahora ashikamye mu byo kwizera, ahora ashikamye ku cyerekezo, ahora ashikamye kuri vision ye, ahora ashikamye ku ntego ze mu izina rya Yesu. Reka dusome Abakorino ba mbere 16:13 avuga ngo mube maso mukomerere mu byo kwizera, mube abagabo nyabagabo, mwikomeze. Haleluya. Biravuze iki cyanditswe cyavuze ngo mube maso mukomerere mu byo mwizeye. Nuvuga ngo rero kuba maso nibyo biha umukristo mu gukomerera mu byo yizeye, ngo mubone kuba abagabo nyabagabo. Haleluya. Ngo mubone kuba abagabo nyabagabo mu byo mwiyemeje. Ntabwo rero umuntu ashobora guhama mu byo kwizera, ntabwo umuntu ashobora guhama mu by'ubwami bw'Imana atabaye maso. Gusenga gufatanyijwe n'umwuka ukongera kuba maso. Rero iyo umuntu ari maso bimuha guhama mu byo yizeye. Ugasanga umukobwa yarizeye Kristo ari maso, nubwo wakora iki ari maso, icyo yizeye agihagazemo, akibereye maso. Niyo mpamvu abakobwa 5 nubwo bagenzi babo 5 bapfapfa batakaje agaciro, bagatakaza ubukobwa bwabo cyangwa bagatakaza amavuta mu merezo zabo, 5 bagumye kuba maso. Umuntu uri maso ashobora gukomereza agakiza hagati y'abatizera. Ashobora kuba ari mu family y'abantu 10 ari ufite agakiza wenyine, ariko kuko ari maso agakiza ke ni kanduri.
rero kuba maso bidufasha gukomerera mu byo kwizera mu izina rya Yesu. Ube maso kandi usenge. Icya kane ni uburyo budufasha mu kurwana n'umwanzi Satani. Iyo turi maso, Pawulo yigeze yandika avuga ngo turi abasirikare, ngo kandi iyo turi mu isi tuba dufashe igihe mu ntambara, kuko umwanzi wacu ntabwo ajya arekura. Nyabona bwa ngo Satani niwe muntu nabonye udakorwa n'isoni. Umutsindira hano akajya hakurya, wamusangayo akajya hakuno. Ntabwo ajya atsindwa ngo azinukwe ngo amenye ko yatsinzwe agende. Ariko kuba maso bijya bidufasha cyane mu rugamba. Iyo abasirikare bari ku rugamba ntabwo kuryama kubaho. Niyo bananiwe bakora amashifti. By the way, nubwo abasirikare bisaba kuba bari ku rugamba, ni abasirikare bose. Niyo haba mu gihugu hari umutekano, abasirikare, ingabo z'igihugu zihora ziri maso bakora amashifti. Bamwe bakora nijoro, abandi bakora ku manywa, abandi bakora mu gitondo. Bahora basimburana kuko akazi kabo bahora biteguye ku mwanzi isaha n'isaha ashobora kwataka igihugu. Ni nako n'ubwami bw'Imana buri muri twebwe tugombye kubera maso, kuko umwanzi wacu atajya asinzira we. Rero iyo usinziriye, biravuga ngo umuntu yarabibye umurima we ngo abiba amasaka. Muranyumva? Ngo amaze kubiba amasaka ngo araryama arasinzira, ngo umwanzi araza nijoro ngo afata urukungu arujugunya muri ya masaka. Ngo amasaka agiye kumera, nyiri umurima agiye kureba, ngo asanga amasaka yamaze kumera n'urukungu. Ngo kandi bimaze kuzamuka, ngo agiye gukura amasakamo, agiye kuramo urukungu, ngo asanga narurimbura, ararurimburana n'amasaka. So rero hari iyo dusinziririye, nitube maso mu bwami bw'Imana, nitubere maso ubuzima bwacu, nitubere maso ubugingo bwacu. Hari igihe umwanzi aza dusinziriye agafata urukungu akarubiba muri wa murima. Ugasanga umuntu arasenga, umuntu yizera Kristo, ariko iyo umurebye detayi usanga mu buzima bwe harimo utuntu tw'urukungu tundi tudasobanutse. Rero tugomba kuba maso kugira ngo tubere maso ubuzima bwacu cyangwa kwizera kwacu. Reka tuye Petero wa mbere ibice 5 umurongo w'8 n'uw'9. No umurongo wa 8 n'uw'9 havuga ngo mwirinde ibisindisha, mube maso, kuko umurezi wanyu Satani azerera nk'intare yivuga ashaka uwaconshomera. Murabyumva cyake? Petero avuze ngo mube maso. Petero yari afite experience ngira ngo yo kuba maso, kuko yajya abana na Yesu akajya asinzira. Yigeze asinzira ku musozi Getsimani, Yesu arimo asenga, abasaba ko bakauka bakaba maso, bakomeza. Yari azi gusinzira icyo bivuze. None maravuga ngo atanga experience, avuga ngo mube maso. Yesu ashimwe cyane. Umurongo wa 8 ngo mwirinde ibisindisha. Ibisindisha ni ikintu cyose cyatuma uteshuka. Ibisindisha, umusemburo, amagambo yagusinza, sibyo? Abantu bagusinza, buri kintu cyose cya irari ryagusinza, buri kintu cyose cyatuma uteshuka ku nshinga no kuba maso ni igisindisha. Ngo mube maso, ngo kuko umurezi wanyu atasinziriye, ngo ahubwo ameze nk'intare yirirwa azerera ashaka abaconshomera. Iyo umuntu asinziriye gato, niyo waba uri umusezi ugasinzira, umwanzi araconshomera. Ntabwo ari intare ariko ameze nkayo, ngo yirirwa azerera ameze nk'intare yirirwa ashaka abaconshomera. Umwanzi aconshomeye abantu b'Imana, umwanzi aconshomeye abakozi b'Imana, umwanzi aconshomeye abavuga butumwa, umwanzi aconshomeye abahanuzi barimo barahanura ibitari byo, umwanzi aconshomeye abashumba barimo barakora ibitari byo, umwanzi aconshomeye abaramyi, umwanzi arimo arashonshomera, ngo ameze nk'intare izerera yirirwa ishaka kwiconshomera. Ngo ariko mube maso. Oh my God, kugira ngo mubashe kumurwanya mube maso. Torero ry'Imana mureke tube maso, mureke dusenge turi maso. Iki ni igihe cya nyuma,
Imana iri hafi kuvuga, umwami ari hafi kugaruka, ubwami bw'Imana buri hafi kuza kwima, ariko umwanzi narimo arakorana umwete, arimo arakora adasinziriye, ibintu bisigaye biteye ubwoba, abantu bagitinya gukora ibyaha ku manywa, umuntu arajya akora icyaha, abantu, reka mbaho urugero rutoya, hari ibyaha abantu bakoraga bihishe, bakabanza gutegereza ijoro ryamara kuza, twese cyangwa tutarakizwa. Iyo umuntu yanywaga agasinda, ntabwo asohoka mu kabari butije, yabonaga bwije akitwikira umwijima kugira ngo adasinda ku manywa, ko twese twaranyweye twarasinze, abantu batamubona yasinze, ariko umuntu baramara gusinda agahamagara kamera. Mu by'ukuri ibintu biteye ubwoba. Kera umuntu abaga ari bujye gusambana, yategerezaga igicuku cyangwa agategereza ahantu hatari abantu, ariko umuntu barajya gusambana bagahamagara itangazamakuru bakabyereka isi yose ibyo bakora. Ni igihe cya nyuma, ibyo abantu batinyaga mu muco barabiziruye. Rero biratangaza, rero n'abizera nitutaba maso mu gusenga tuzazirura ibitazururwa mu mwuka. Nimba abantu bazirura iby'umuco n'iby'umwuka tuzabizirura. Ariko Petero avuze ngo mwirinde ibisindisha, mube maso, ngo kuko umurezi wanyu we adasinzire nko mutekereza, ngo ahubwo ameze nk'intare, ngo yirirwa yivovota, yirirwa yivuga ishaka uwiconshomera. Yesu atugire neza. Ndavugana nawe wa murokorewe, ndavugana nawe wa mukristo we, ndavugana nawe wa musenzi we, ndavugana nawe utarakizwa. Haracyari ibyiringiro by'uko wabera amaso ubuzima bwawe, aho wari ubugereje bukagarukiraho, ukaba maso, ugahindura, ugakizwa, ukizera mu izina rya Yesu. Umurongo wa 9 uravuga gute? Reka turebe nawe. Umurongo wa 9 avuga ngo mumurwanye, uwo ni Satani, mumurwanye mushikamye kandi mufite kwizera gukomeye, muzi yuko bene data bari mu isi muhuje umubabaro. Ngo mwirinde ibisindisha, niko Pawulo avuze. Mube maso, Petero, mube maso, mwe gusinzira, ngo kuko umurezi wanyu intare yirwa ishaka uwiconshomera, ngo mumurwanye mwuzuye kwizera, mushikamye, mukomeye, ngo nawe azabahunga. Rero ndagukangurira kuba maso. Umumaro wo gusenga gufatanyijwe n'umwuka no kuba maso nuko tunesha intambara umwanzi atugerageza, nubwo atonoma, nubwo ameze nk'intare, ariko abasenzi basenga bari maso bazamunesha mu izina rya Yesu. Amen. Reka dusome icyanditswe cya nyuma dusorezaho, Abakorino ba mbere, Abakorino ba mbere ibice 5, Abakorino ba mbere ibice 5, umurongo wa 6 n'uwa 8. Haravuga ngo Abakorino ba mbere ibice 5 umurongo wa 6 kugeza kwa 8, avuga ngo kwirata kwanyu si kwiza, nimuzi yuko agasemburo gake gatubura irobe ryose, nuko nimwiyezeho umusemburo wa kera kugira ngo mube irobe rishya, mube mutakirimo umusemburo wa kera, kuko Pasika yacu yatambwe ari Kristo. Nuko rero tujye tuziririza iminsi mikuru tudafite umusemburo wa kera, cyangwa umusemburo ari wo gomwa n'ibibi, ahubwo tugire imitsima idasembuwe, ariyo kuri no kutaryarya. Amen. Yesu ashimwe cyane barokore. Ndasoza mbabwira ngo tuba dusoma ibyanditswe byinshi, kuko mashaka tuvuga ibintu byanditswe mu ijambo ry'Imana. Turimo turasoreje rero tuvuga ku mumaro wo gusenga gufatanyijwe no kuba maso. Rero
pasika yacu ni Kristo. Dukwiye kuba maso ku buryo nta kamenyetso k'umusemburo kagaragara mu buzima bwacu. Mu isengesho ryawe nta musemburo urimo w'ikibi, mu isengesho ryawe nta musemburo urimo w'ikizira, kugira ngo tube irobe rishya, tube ubwoko bushya, tube abantu bashya, dusenge turi bashya, tuvugane n'Imana turi bashya, tugendane n'Imana turi bashya mu izina rya Yesu. Umumaro wo gusenga rero ni uwo nguwo, kandi turi maso mu izina rya Yesu Kristo. Twavuze ko gusenga turi maso cyambere bidufasha, icyambere bidufasha kwitegura kuko tutazi igihe n'umunsi. Icya kabiri bidufasha kuba guhangana n'ibishuko by'umwanzi. Icya gatatu bidufasha kuba abarwanyi. Icya gatatu bidufasha gukomerera mu byo kwizera. Icya kane bidufasha kuba abarwanyi beza, barwana n'umwanzi, barwana n'ibitugerageza, barwanya n'ibiturwanya. Rero igihe cyose ushobora gusenga ariko udafite uruhande rufatanya no gusenga rwo kuba maso, ushobora kugwa mu bishuko, ushobora kudidimanga, ushobora kudahagarara hamwe ngo uhame mu kwizera, ushobora guhura n'urugamba rukagutsinda. Ariko igihe usenga uri maso, tumenya igihe. Yesu abaha umugisha. Gusenga gufatanyijwe n'umwuka kuriho kuba maso bigira umusaruro utagira akagero mu izina rya Yesu. Yesu agoye guha maso, ubere maso ubuzima bwawe, ubere maso agakiza, ubere maso ibyo wizeye, kugira ngo ubashe guhagarara udatsinzwe n'uburiganya bwa Satani mu izina rya Yesu. Amen. Reka ngusengere. Mwami Yesu, data, sengera abana bawe. Turi mu ijambo rivuga gusengesha umwuka ndetse no kuba maso, kugira ngo tubashe gusengera abera bose. Data, turi ku gice cyo kuba maso. Ndasabye kugira ngo uhumure imitima y'amaso yacu, ibashe kubona, ibashe guhishurirwa. Tubere maso ubugingo wacu, tubere maso agakiza, tube maso mu bihe bya nyuma nk'ibi. Abantu baziriye umuco, abantu batinyutse ibyaziraga. Mwami, tube maso, tutazisanga twatinyutse na kirazira y'agakiza. Turi abakristo bazirura iby'agakiza kazira. Turagusabye ngo tube maso, uduhe kuba maso, dusenge turi maso, tube umwuka turi maso, dukorere Imana turi maso, tuvuge ubutumwa turi maso, tujye mu kazi turi maso, tube mu ngo zacu turi maso, dukore buri kimwe cyose aho tujya hose. Uduhe kuba maso. Wabwiye abigishwa bawe ngo mube maso kandi musenge kugira ngo mutajya mu mosha. Haleluya. Data, reka abana bawe uyu mwaka babe maso kandi basenge kugira ngo amosha y'umwanzi yose babashe kuyanesha mu izina rya Yesu Kristo rikomeye. Ndabasabiye kugira gukora ibitangaza. Nsabiye n'abatarizera, nsabiye n'abakiri inyuma y'urugo, abo bose ubazane mu gakiza, ubahumure ku maso, bave mu bitagira umumaro, bave mu bishuko by'isi bigaragara nk'ibiryoshye ari by'igihe gito, ahubwo binjiye mu bugingo buhoraho. Ukora ibitangaza ku buzima bwabo mu izina rya Yesu rikomeye kandi risumba amazina yose. Amen. Yesu abaha umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Amahoro y'Imana abane namwe mwese mu izina rya Yesu. Amen. Nawe utaha.